ndabasuje mwese muri kumwe na Dr Phone Seti. Uyu munsi noneho rero akantu nabazaniye, iyi video iganjemo ibintu ngiye kukwereka. Icya mbere ni ukuba wakumva ibiganiro biri kuvugirwa aho umuntu yicaye uri kure yawe cyane ariko ukoresheje fone ye. Icya kabiri, kureba ibyo ari gukorera ku kirahuri cya telefone, ibi byose ari gutacinga ukaba uri kubireba, ibyo akoze byose ukaba ubireba neza. Ikindi ni ukuba wakontorora apu ze, ukareba WhatsApp ze, buri kintu cyose urakibona. Kuba wakontorora ukazihagarika, fone ukayizimya, ibyo byose ndibuze kubikwereka muri iyi video. Ni ibintu byiza cyane kandi byoroshye. Reka tujye mbere tutagiye kure. Icya mbere ugomba gukora, urafungura data, ujye kuri Play Store. Ese uba ufite full access niko mu cyongereza tubyita. Ujye kuri Play Store. Numara kugera kuri Play Store, urajya ahangaha wandikemo iri jambo, agira ngo dutangirane 100%, wandikemo iri jambo AirDroid parental control. AirDroid parental control, kandeho. Maze gukandaho haraza izi app mwazibonye, ariko turakenera iyi. Ukandeho uyishyiremo, nge murareba irimo, ntabwo ngomba kuyishyiramo. Numara kuyishyiramo imaze kujyamo, uraza ahangaha uyishake mu zindi app zawe, urashaka aho iri. Iyo mwayibonye nuko isa, uyikandeho, kuremo pattern. So hera pattern nuko ngiye hose zibamo. Noneho hareta haza amagambo, ariko mbere ya byose weho kuko uzaba uri mushya bazagusaba gushyiramo account. Yewe account nsanze nyifitemo, njyawe mwayibonye, ariko reka manze mvemo mbibereke neza. Okay. Ukimara gukandaho aka kanya bazaguhingutsa ahameze hatya, uzashyiramo account. Numara gushyiramo account, uzahita uloginga in, winjiremo. Uno ukoresha password nyine mwayibonye. Umaze gushyiramo account, ubwo uhita ulogin, bagahita haza noneho aya magambo nari naberetse, not now. Barakubaza ngo iyi phone ni iyihe, wowe ukanda kuri number 1, mine. I will use this to manage my children devices. Uvuga ko iyo ari izakoresha mu kugira ngo ukontorore phone y'umwana wawe, naho si undi muntu. Ukanda aho ngaho, maze ukanda ahangaha haza amagambo, ukanda kuri agree, haza aya magambo. Murareba baduhaye code, baduhaye n'iyi link ruguru. Iyi link niyo turi buze gukenera gukoresha muri phone y'uwo dushaka kujya dukurikirana. Iyi niyo phone rero dushaka gukurikirana, y'uwo dushaka gukurikirana. Urajya kuri Chrome. Tumara kujya kuri Chrome, turakopiya iyi link. Ushobora kuyikopiya, ushobora kuyandika kuko ni ngufi nta kibazo. Kids, Kids, urareba wo hepfo, Kids akadomo AirDroid. Ngo batanga code zitandukanye, iyi niyo code yabampaye, niyo ngiye gukoresha. AirDroid, nibuke code turi kuyikura muri iyi phone tugiye kujya dukoresha ku manajinga. Uzabyandike neza, n'ubundi udashoboye kubyandika neza uzabikore copy at 366 12 8 1 5 2. Noneho ugomba kugenzura niba iyi link ihuye neza n'iyi ngiyi batweretse ahangaha. Reka turebe. Okay, ndagira ngo code mwabonye ko biri gusa, ariko hari agaslash twibagiwemo ahangaha kagomba kubonekamo. Niyo mpamvu udashoboye kubigenzura neza uba ugomba gukora copy. Nuko ibi ari byo mbonye biranyorohera. Murareba ko link yako ihise iboneka. Noneho usacinge
ubwo iyi tugiye kuba tuyiretse tubanze dufatiye wa wundi dushaka kujya dukurikirana. Leta baduhingutsa ahangaha the Android kits icon will be hidden after installation, tubwira ko iriya app iri buze kwihisha nyuma ko tumaze kwesitaramo. Kandi kuri got it maze ukandaho batubwire ngo kabe ko twihutira taberetse, bakubwiye ngo click to retry nyine mu gihe kara kapuka ndetse kidownloading ako kanya ukanda ahangaha maze ukandaho kano kapu karaza ni ka APK nayo mwakabonye ukagashyiramo, bakakubaza aya magambo ukemera kuri download anyway. So ka app murareba kari kujyamo, ubwo turakarindira kabanze kidownloading kose kajyemo kugira ngo mwakabonye. Ubwo turarindira kajyemo maze tukomerezeho. So ubwo turarindira kabanze kajyemo. So okay, kamaze kugeramo tujye mwakabonye kaka APK niko urakandaho ugashyiremo muri phone install. Ahangaha turaba tuharetse installing done. So mwabonye ko amaze kwandika done, ta open ihari mwabonye, ukanda kuri done maze ukanda kuri done, uragaruka inyuma gato tugaruke kuri ya website aho twari turi, hajemo ijambo open, mwaribonye ukanda kuri yo open. Reka tubanze turebe kiri inyuma kagezeyo. Iyo usanze ntako nibwo ugaruka hariya ngaka. Reka turebe niba ariko aka ntabwo ariko n'ubundi turagaruka kuri la website nta kibazo turagumayo. Okay, ahubwo ndajya muhitegereze neza mwibuke twamaze kudownloadinga akantu nikazakujijishe. Hepfo hari ijambo already installed Android kits but cannot find the icon. Noneho uitukanda aha arakubwiye ngo wadownloadinze ariko icon ntayibonye. Ira icon ndi tubonye kara kapu kandi tubonye ni kara kandi nabagerageje kwesitamo ikindi yari byo ndi kugerageza ndi kubanza kubyigaho. Noneho ahangaha kuko usanga nta icon irimo iyo ariyo yose, ta app irimo, uitukanda kuri open it. Aharebye open it kandaho. Okay, mubonye ko ariho tuyifunguriye muri app tutayisanzemo. Maze kuyifungura urarindira ho gatoya ubwo mugerageza ko byemera. Okay, byakunze parent consent accept ahangaha maze ukanda kuri accept. Ya mibare hise yizanamo direct phone hise iboneka kuko twakoresheje link twakuyeyo. So byahise byiconnectinga kuko twakoresheje code ivuye ahangaha. Noneho urakanda kuri OK. Murareba ya mibare ihise yishyiramo ya code twe turuzuzamo kuko ino hirya twabiconnectinze dukoresha iriya link. Okay, mwabonye. Noneho ahangaha batwemereye access. Aha tugiye kubanza dutange permission. Wibuke iyi ni ya phone ya wa muntu. Noneho uratanga permission zose, urahera kuri iyi ngiyi accessibility permission uyitange. Hari phone zimwe na zimwe zitemera kuyitanga ariko izindi permission zirakora nta kibazo, urayitanga. Allow, iyi ni ikwemerera kuba warebye ari gukorera ku kirahuri cya phone. Okay, noneho indi ni camera permission. Iyi niyo ikwemerera kuba wafotora agace arimo ukoresheje kamera ye. Iyi ni microphone permission. Iyi ni ikwemerera kumva ibiganiro by'abegereye telefone ye byose, nawe kumva ibiganiro by'iruhande bitari muri phone. Nawe user usage permission. Iyi ni ikwemerera kujya ukurikirana report z'uburyo akoresha za Apple ibiki n'ibiki.
ukamenya ngo app iyi yayikoresheje isaha, yayikoresheje amasaha abiri, ibintu nk'ibyo cyangwa iminota. Urajya hano kuri not allowed, ukande wemere permit usage access, n'ubundi ugaruke inyuma ujye kuri phone permission kugira ngo ujye umenya aho phone ayitwaye, nimba avuye irunaka agiye ibunaka. Noneho nurangiza urajya kuri access notification, iyi ni kwemera gusoma messages bamwohereje n'ibiki byose. This picture is not available on this device, ariko nta kibazo, ubwo aha ntibayitwemereye ariko n'ubundi turanazisoma. Iyi ni location permission tracker, iyi noneho ni igomba gutrackinga aho phone iri kujya hose bakabikwereka kuri map. Noneho kanda kuri confirm our permission, ngo hari permission imwe batatwemereye muri iyi phone, ubwo iyo turayireka. Niyo mpamvu confirm our permission zitari gukora, nuko hari imwe yanze, ubwo nta kibazo turakoresha izo zemeye gusa birahagije. Noneho igisigaye nubwo wakupa ibyo nta kibazo. Mwibuke neza ko aha nta icon yose irimo ijyanye na biriya, ntayirasigaramo rwose ku buryo yayibona. Noneho turagaruka kuri ya phone dushaka k'igikurikirana ikintu ku kindi. Ngiye kubereka akantu gashya. Noneho urakanda kuri ubudomo butatu aha hejuru. Yamaze kujyamo, turaza ahangaha dukupe tujye kuri ya app parent control. Tumara kujyamo hari aho nshaka not now. Okay, bind safe browse on ice. Hari amagambo nshaka duhita dukoresha. Tujyane intambwe ku ntambwe ntusigare. Bind safe browser, reka nshake aka kapu uburyo turi buze kugakontorora mu buryo bwihuse. Tukanda aha my kits. So icyo gukora urabanza ubikupeho gake kugira ngo phone banze accessinge neza. Binashobotse ushobora kuyizimya ubonye bitinze, ariko si ngombwa, ahubwo uraba ubikupyeho akanya gatoya urindire, kuko aha twamaze kubisetinga byarangiye. Ni network gutegereje ngo zikurure zibihuze neza. Noneho uhite ukanda kuri parent control. Kimara gukandaho haraza hameze uku, kandeho allow parent control to send you notification, kande kuri allow. Noneho ukimara gukanda kuri allow, ndagira mwabonye neza ko twamaze kuyinjirira. Icya mbere baratubaza ngo today events remote. Reka tubanze dukontorore kamera, remote camera. Murayireba iyi phone, ngiye kuyerekeza ahangaha dufotora ibintu bihari. Ubwo ni buryo baratwereka uburyo yajya ifotora uwo muntu wawe ahari. Continue. Infinix Mobility Limited mureba yamaze kuboneka ubwoko bwayo. Tugiye gukontorora kamera yayo kugira dufotora hiri. Ufite network yihuse birihuta, network iri kugenda gahoro nabyo bigenda gahoro, ibyo ntubigireho ikibazo. Reka tuyirindire. Nagira ngo mwabonye ko yamaze ku accessinga kamera ni yakifoto ndagiye mwitegereze neza. Ubu kamera ye turi kuyikoresha rwose nta kibazo, bayibonye. Ubwo nuvuga ngo phone ye ahiri, reka nyiyerekezo mureba. Bareba phone ye ahiri, nuvuga ngo ubwo aho yicaye irahita ihafotora. Niba ari mu mazu, niba ari ibifotore wowe ujye ubirebera kuri iyi phone yawe. Icyo ni kimwe turakirangije. Ndagiye mwamaze kukireba. Gukupa nukuza ahangaha. Okay, ubwo tugikuyemo. Reka tujye kugikurikiyeho. Aha bari kutushaba gutanga nta nibyo, nta mwanya tufite. None tugiye kujya kuri
screen monitor. Screen monitor ni ukwitegereza ibyo ari gukora kuri phone. Reka tubanze kuri one way audio. Aha tugiye kumva audio ziravugirwa aho ari. Iyi phone ya hiri mu bantu iteretse ibiganiro byose baravuga turabyumva. Mbese irakora nk'akantu kari kuba tracking amajwi yabo. Nka microchip. Kanda aho ngaho. Kande okay. Garamande rwo hirya ndi bize. Maze ukanda kuri okay, urakanda kuri allow. Permission Bluetooth batwemeye ko tugiye kuyikurikirana. Noneho kugira mu byumve neza nge ndibuze kuyifata nge hirya gato mvuge amajwi runaka ari buze kumvikanira muri iyi, bigaragaza uburyo ibyo biganiro byaje bikurikiranwa ariko ari kure ariko nabyo bikumva. Noneho reka tuyegezeyo kugira ngo igihe iramara guconnectinga tuze kuyikurikirana. Mwabyumvishe. Subscribe to my channel. Subscribe now. So, mwabyumvishe rero guys. Nuko aha naho turongera tuyikupe tujye muri screen monitor. Ushaka wana recording ibyo baravuga byose kabiri recording aha ngaha barangiza ugakupa. So icyo nacyo turakirangije, turasubira inyuma. Screen monitor rero ni ukureba ibirakorerwa kuri iki kirahuri. Harimo byinshi, hari za social content detection, singizi gukurikirana ibikorerwa kuri app ze, Facebook, WhatsApp n'ibindi byinshi. Aha ngaha ni browser protection, kureba uko akoresha za browser, check permissions to device, kureba ibyo yahaye permission muri phone ye, user data, user limits, kuba warimitinga ukahagarika phone akaba aretse kuyikoresha, app lists, app zose akoresha, notification yakira, byose aho ngaho niho wayibonera. Ndagira mwayibonye ndi kwivuga kuri make. Aha wahitubona na location, biroroshye cyane. Noneho rero tujye kuri screen mirroring, screen mirroring. Iyo niyo tugiyemo. Kuri phone zimwe na zimwe hari igihe yanze, ariko reka tuyipime kuri izi turebe. Continue. Ayo reka noneho tuze kureba icyo itwereka. Ubu ni uburyo bwiza tujyane intambwe ku ntambwe. Fail to connect Android control server network niba ikibazo, turongera tugerageze. Iyi ngiyi isaba rezo ziri speed cyane zihuse, nibwo bishoboka. Ariko ubwo mberetse uburyo bikorwamo, reka video twakomeza kuyigira ndende, nawe uzagerageza kuri phone yawe urebe niba bikunda. Ubu ni uburyo bwiza cyane rero. Noneho nyuma y'iminsi 3 iyi ni free trial. Nyuma y'iminsi 3 hari igihe bishyuje, ariko ushaka iby'ubuntu nabyo mfite gahunda yo kuzabakorera indi tracking. None yo ni tracking yuzuye full ku buntu igihe cyose. Iyi ngiyi irishyurirwa, ariko bitewe n'icyo ushaka gukurikirana hari igihe wayikunda ukemera kwishyura kuko si menshi yishyurwa. Murakoze cyane rero, mwibuke gukora subscribe kuri iyi channel kandi mucaringe bagenzi banyu iyi channel yanyu kuko kuyisapotinga. Thank you for watching. Bye bye.